kureba amateka y'ibihugu byombi yaba u Rwanda ndetse n'u Burundi ukareba ese bakoze iki, ese u Rwanda rwarwanye izihe ntambara, u Burundi bwarwanye izihe ntambara, ibi byose ukabireba. Kimwe mu bintu mbona ko u Burundi bubura cyangwa se budafite ni bamwe mu bantu bazi iby'urugamba, bazi ibintu by'intambara, barwanya intambara zikomeye cyane. Uyu mugabo muri kubona ni Afande James Kabarebe retired. Uyu mugabo mubona yarwanya intambara zikomeye cyane. Iya mbere inakomeye niyo kubohora igihugu 1994, imyaka ine yose barwana kugeza babohoye igihugu. Uyu mugabo arazwi cyane mu ntambara ya mbere ya Kongo ndetse n'intambara ya kabiri ya Kongo. Ayo ni amateka yagiye yandika kandi urugamba ayoboraga ntiyatsindwaga. U Burundi bubura umuntu nk'uyu. Mu Burundi nta muntu wabaza ngo ese ninde ufite experience mu gisirikare y'imyaka 40 warwanye muri aka karere, akarwana mu Rwanda, akarwana muri Uganda, akarwana muri Kongo. U Burundi uwo muntu ntawe bufite. Hari ikintu mwitiranya kuba Afande James Kabarebe retired atarikiri mu mwanya cyangwa se atakiri mu ngabo z'u Rwanda ntibivuze ko yagiye kure. Abangaba bahora ari abajyanama mu by'umutekano, isaha n'isaha igihugu kirabiyambaza. Niyo mpamvu mbona ko cyangwa se mpora mbabwira ko u Burundi bigoye ko bwagerageza gutera u Rwanda, biragoye cyane kuko hari andi mateka nje tukagarukaho. U Rwanda rufite amateka akomeye cyane. Afande James Kabarebe experience y'imyaka 40 mu gisirikare, amabanga yose ya gisirikare arayazi. Umwe mu bafite uruhare rukomeye cyane mu gushyiraho abayobozi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umwe mu bafite uruhare mu gushyira ku butegetsi abandi bayobozi bagiye batandukanye barimo ba Yoweri Kaguta Museveni n'abandi bagiye batandukanye. Ariko andi makuru abarundi batazi nuko bamwe mu basirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bahoze ari abakozi ba Afande James Kabarebe. Iki kintu mucyumve neza. Abarundi biragoye, ndetse n'aba basirikare mwita ngo ni bakuru cyangwa se babasirikare mubona ko ari abamapeti akomeye cyane, abenshi n'undi banyuze mu biganza bya Afande James Kabarebe. Afande James Kabarebe abasirikare benshi yo muganire by'umwihariko ba hano mu karere Uganda, Kongo, Burundi, Tanzania bakubwira ko uyu mugabo ni umwe mu bayobozi wabayoboye, yayoboye igisirikare cya Kongo, ayobora igisirikare cy'u Rwanda, ni umwe mu basirikare bari bakomeye mu ngabo za Uganda. Ibyo byose ni amateka mbabwira. Binagoye ko u Burundi bwashoza intambara ku Rwanda. Uyu nguyu nkaho bidahagije, muribuka urugamba ntabwo yari urwanaga wenyine, yari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga Afande Paul Kagame, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Nawe ni umwe mu bagabo bamenyereye politiki y'akarere, arayizi kwirusha undi uwo ari we wese. Iki kintu mucyemere cyangwa se mucyange, ni umwe mu bazi politiki y'akarere, azi amabanga ya Kongo, azi uburyo azi aho Kongo yoroshye, azi aho ikomeye, azi ibyo itekereza, azi Uganda neza, azi igihugu cya Kongo kuva A to Z. Iki kintu mucyumve neza rwose. Ibi bintu nibyo mbona mu mboni zanjye, biragoye ko u Burundi bwagaba igitero ku Rwanda, kuko kimwe mu bintu bikonta cyangwa se bifasha ku rugamba, mu ntambara, muri politiki ni experience. Experience ni kimwe mu bintu bikomeye cyane, uburambe muri ibyo bintu ndetse n'ubumenyi, kuko u Rwanda ndetse n'abayobozi barwo urugamba rwose barwanye ntibigeze batsindwa. Ayo ni amateka bafite. U Burundi nta mateka yabwo akomeye cyane tuzi mu bya gisirikare, uretse kumva ngo barwanye intambara ikomeye cyane n'abakongomani ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko nta mateka agaragara isi yose izi yasoma agaragara mu buryo abantu bataza ngo bayashidikanyeho. Ariko u Rwanda abayobozi barwo guhera ku mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda aka kanya Generali Mubaraka Muganga, nawe ntago ari umusirikare muto, nawe iyo myaka yose arayifite ndetse aracyanakomeje, aracyari mu nshingano, dore ko ari we mugaba mukuru w'ingabo, ndetse binavugwa ko nawe afite ubumenyi bukomeye cyane, ndetse ari umwarimu wa bamwe mu bo mubona bakomeye cyane muri ibihugu by'akarere, ndetse yaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe ni umwe mu bari mu ntambara ya mbere ya Kongo n'intambara ya kabiri ya Kongo. Ibyo byose ayo ni amateka u Rwanda rufite rwanditse, ndetse utapfa kubona ahandi. Ubwo aba bagabo babiri mujye mubitondera. Abangaba ikintu bita politike ni ikintu bazi, ni ikintu bahumeka, ni politiki bari mu maraso, niko umunyarwanda bivuze rwose. Kumubwira ngo umurundi ngarazaga b'igitero ku Rwanda, ngo umurundi ngaracana umuriro w'amagambo ku Rwanda. U Rwanda rufite aho rukomeye, ndetse ruzi uko muzi uburyo buje bayizimya. Ni rwo rugero njye numva abantu batanga ngo rworoshye cyane kuzimya buje gutya
kabiri azimye rwose. Niko u Rwanda rushobora kuzimya Burundi mu gihe bwagerageza kugaba igitero ku Rwanda. Niyo mpamvu umuntu u Rwanda nyine ruba rwabyihoreye, nta bikorwa by'ubwirinzi, nta bikoresho by'ubwirinzi biri ku mipaka, ndetse ni ibisanzwe nyine, kuko barabizi ko ukoze ikosa ryo kugaba igitero ku Rwanda ibintu byakubaho. Kandi ibanga nakibira abarundi mukwiriye kuba mwamenya, igitero kimwe ku Rwanda byaba bisobanuye ko abarundi mugiye guhura n'ibibazo by'uruhererekane rw'imyaka. Ni intambara ishobora kumara imyaka 2, 3, 4, 5. Uburundi buri mu ntambara ikomeye cyane, kandi nkeka ko itabiri kurwanirwa mu Rwanda. Intambara yabera mu Burundi yaba ari isibaniro, u Rwanda rurabireka, kuko Perezida Ndayishimiye ariko nawe nkeka kabizi, cyangwa se umuntu ko mu mbonize nawe ubona ko atangaza, ariko nk'umuntu ufite ubwoba cyangwa se afite ibintu abona ko biri imbere atasimbuka, atarenga, ndetse atanakinisha. Iki kintu ni ikintu mukwiriye kuba mwamenya. Impamvu iki kiganiro nyikoze, cyangwa se impamvu iki kiganiro kije muri ubu buryo, ni amateka twanyuragamo ya bamwe mu basirikare bakomeye cyane, tukagerageza kugereranya ibisirikare cyangwa se ibihugu byombi mu bijyanye na gisirikare. Amateka atubwira iki? Ukabona ko igihugu cy'u Burundi nta mateka akomeye cyane mu bya gisirikare bafite, yaba abayobozi bakuru mu ngabo z'u Burundi ubona ko nta mateka ahambaye cyangwa se arenze bafite. Ariko iyo ugiye kureba bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda, rwose abenshi bagize uruhare mu kubohora igihugu, ndetse banagira uruhare mu gushyiraho umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gukuraho uwari uriho bagashyiraho undi bashaka. Icyo ni icya kabiri. Ndetse baganagerageza no gusagurira umutekano ibihugu by'amahanga, ndetse izo za Mozambique, Centrafrica, Sudani n'andi hagiye hatandukanye. Ibyo ni ibintu bigaragara ko igihugu iyo cyagerageje cyangwa se cyageze ku rwego rw'uko gisagurira ibindi bihugu ku mutekano, rwose aho ngaho ibintu biba bikomeye cyane. Afande James Kabarebe yagiye atangaza amagambo menshi agiye atandukanye, avuga ko FDLR iramutse yinjiye mu Rwanda cyangwa se n'ikindi gisirikare icyo ari cyo cyose, iminota mike bamara mu Rwanda ni iminota 3, ariko nta nubwo basubira iwabo. Gusubira iwabo ni ibintu byaba bigoye cyane, kuko barabizi. Ndetse niyo mpamvu mubona FDLR imaze imyaka yose nta gitero na kimwe igaba ku Rwanda, kuko ikosa rimwe ryo kugaba igitero ku Rwanda direct ingabo z'u Rwanda zakinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibi no ku cyiza, kandi byagira ingaruka ku bakongomani, by'umwihariko FDLR yaba FARDC nayo ndabizi ko yagerageza kwirwanaho, ariko ibyo ngibyo byaba ari ibibazo, n'umuriro ukotera kure. Niyo mpamvu mubona ibihugu byose byigamba gutera u Rwanda, ariko bikaberereka nyine, bikabivuga mu magambo, ariko ntihagire igihugu kibishyira mu bikorwa. Ahangaha nta bikabyo birimo, ni amateka. Mugende murebe muri aka karere undi musirikare ufite imyaka 40 y'uburambe mu ngabo, ndetse anayoboye ku rwego rukomeye cyane, warwanya intambara nk'iza Afande James Kabarebe, ugiye kusanga no mu baperezida 15 ku isi barwanya intambara zikomeye cyane ushobora kumusangamo.